Shu. Cyane se si ibingibi si bibaye cyangwa hari ukundi ujya ubirenzaho. Oyerekerana. Ko urumva bibaye. Aho gucara tuganira. Shu rero kamubwire. Urabizi nyine akazi mba mfite ukuntu kameze. Uyu munsi hari randevu mfite y'abarwayi ndi bukorere. Biransaba rero kugenda kare. Se Shu. Nawe umaze igihe buri gihe uhora ugenda mwese nta mwanya ujya umara kandi urabizi nyine nawe ari inshingano uba ugomba kuzuza nk'umugore wanjye. Yego ndabyumva ni na ngombwa ariko akazi kaba gakenewe ariko humura. Ese ntiwakihangana ukaza kugenda hari ukuntu nyine hari ikintu nyine kigize kandi nk'uko ko hari randevu y'abarwayi mfite gusa nje gukererwa urumva bavurwa nandi ahubwo reka nkubwire ndabyumva ugomba kwita ku kazi ariko nkanamenya ko hari inshingano mfite mu rugo ahubwo ndumva ndaza kwaka konje ejo mu gitondo kuko mfite gukora nijoro ndaraza ubwo rero mu gitondo ndazinduka ejo tuzirirwa naho umuranzi wakwitaho uzahitamo ametezeranyije ubu bizajya mbwira ngo ngize ngo gahunda oya humura nta yindi gahunda ndi gupanga njye nawe rero reka njye kwitegura ngende dore n'ubundi amasaha yanjyanye wese ugenda se ndetse uragira tugumane cyangwa uzumerekeze ku kazi basi reka tubanze tugire nyine ugende mu kanya biragoye amasaha yagiye nuko ega nanjye mba mushaka ndabizi nese sinkubwiye ko ejo nzaza nkakwitaho ukuntu ukuntu numva neza njyewe ndabyumva ukuri ndabyumva sibyo kandi nanjye mba ngukeneye ariko reka mbanze nyine ujye kwita ku barwayi wenda iyo mba ntafite randevu nyine nararanye basi gusa sishira wakwihanganye ko ntaho ngiye nari natagitinde mvuga ko uyu munsi ari wo wanjye humura basi kumva mubwira oya shiri oya reka ngende amasaha yagiye sibyo kandi usigare witaho kagiye kwitegura ndaje musezere cyane fresh cyane amakuru si cyane meza kabisa yaciye hageze tudaherukana byose si byari baye kinini na yaciye iminsi kabisa none se kugendeye cyane meze bitanaho cyane fresh none se cyane fresh amakuru ya madamu dore duherukana cyagiye mu bukwe bwawe n'igishari duherukana kabisa siko haraciyemo igihe cyameze neza nyine ayigiriye mu kazi urabizi banibere hano homu irungu ntabwo ari heza aho cyangwa yegeye ku kazi ntago arimo ndunda hanjye nyine uko bireba gutyo niki kizo mane wenyine nawe urabyumvira ngo kurumba naramenyere kwiruka ndi kumwe n'abahungu n'iki urabyumva nyine urabona nanjye nyine sha neze fresh cyanda kubona usigaye cyose cyangwa n'icyangwe dore so bize se bro ahubwo wa mushuti wacu so mwibuka uba Canada ndamwibuka ko yaje ari nato ari nasi byataka nawe usigaye umisha amako utari wandabonye niyo mpamvu nawe nyine mbanje kugira ngo urabure twicaye mu rugo nta bintu by'akavuyo gusa ntitugenda no kumeneka umva yaneguje arambwira ati ikintu ubwira wa mushuti wawe kuko urumva nta namba yawe yari afite tu arambwira ati wegeye umuvugishe hano tuze tuvibinge kandi barashyushye hashyi barashyushye ndabizi uzi dolari yazanye shimani bro nanjye ubwanjye ryanteye ubwoba tugiye kumeneka se bro warambwe rero niwe warumbwira ati nze ngurebe rero urumva wareba ukuntu nyine witegura tukagenda si byose tukagenda mane tukazinywa bro so bizi dore nta nubwo waziherukaga ntabwo ubuze igihe maze bari gushaka ntabwo biba byoroshye niyo mpamvu cyamaze igihe ndanywaho kabisa okay wowe rero reba ukuntu nyine wabikora fresh nk'umusaza singiye subiza ko nabigoye no gutama agapira tugahita dukomeza ahubwo se ubu bibaye ngombwa twirimo mbwira ati ishobora kuba yakomeje nyine mukanacya madamu wawe ntari bizi madamu
akusha ntaribi nyine twahega mani ikirori buriya bagiyemo nawe rega madamu nyine nawe bakeneye no kumenya n'inshuti zacu za hafi ukamubwira ati ni inshuti zawe turi kumwe ko madamu ko aranakuzi ntaribi we bigire vava nyine kanema agapira nta we ahubwo witinda bitinda tuvemo po inzoga yanjye yaryagiye gusa inzoga twatumije ziri inzoga yanjye wayitaye wese wishyuye gute nshaka izindi byiza wowe usa wa mukobwa rero muri aka kabari twari akabari ari sheri kuva se ndazi nzoga ushaka sendo afite ishyaka ubu yawe imiyange ari ukora ibiti sheri nawe rwose sheri nshaka izindi nzoga zo kunywa tumusize yesise nagende sheri ninjye nawe agiye bakwita ndewo wewe urinde sheri akanya ubu yagiye kandi wambwiraga kunda none n'izina ryanjye ubu ryibagiwe Sumani se baziranye Sumani nitwa Mutoni ibyo by'abasumani kumbaza none se sheri umeze neza none se wa cya gikoma kiri cyane n'ibindi kumva ibyo bintu by'ibikomo utangiye kuzangisha inzoga nshaka kuryama nshaka kuryama nshaka kuryama ese bigasinzira nari se tubakisinzira hari ibireze abanyeshuri bari n'indi kwigisha mu kandi ako wowe utangiye no gusimbuka ugatekereza ishuri bawe se we ntabwo unaniwe aho gusa sinabane ariko inzoga telefone yanjye urayifite ibibazo bya telefone wa mu taxi cyangwa yayitwara nawe ugira ibibazo bifashe natekereje gusaza jewe ntabwo nasinze ariko shaka hano ni hehe shaka kunywa hano ni hehe shaka kunywa gihege wanda hano nje birakora shabuze usinzira shaka kurya shaka inzoga we cyaka
muko aho uri ni he wazanywe n'iki mu rugo rwanjye kutansubiza sibyo ni ibiki uri guhisha katurebe ariko nsigaye ngenda noneho mu rugo rwanjye hakinjiramo abandi bagore katurebe ibyo ntibiri muhisha izo nkweto mubona nasize umugabo wanjye zana hano turebe Sheri ese ko nta kintu uri kuvuga Sheri subo mvuga iki wazanywe n'iki mu rugo rwanjye Sheri zagiye kandi nini si umukobwa twararanye ntabwo ndi kubyumva inkweto isaha ko nta kintu uvuga Sheri nshaka kumenya uyu muntu uri mu rugo rwanjye ninde ko nta kintu mwese mumbwira ese Sheri kutambwira uyu mukobwa nsanze wanjye ninde ahubwo buretse ubundi se urindi garuka hano urinde wari utwaye inkweto zanjye wari utwaye isaha yanjye byose wari wibye urinde Nese Sheri uretse nkubaza ushatse kumbwa ko uyu muntu mutaziranye ahubwo si uyu ninde musanze wanjye ninde nje uri kumva nje ndi kwibaza uyu ninde banza uri kunkenesha ese ibyo nicyo ufite inyuma zamura turebe zamura ngwiki hagarara hano urabona uri buncikire okay ikofi yanjye iri hehe irimo ibyangombwa irimo iki byose ngo urabona nakwiyoroka ukagira ngo ni imikino nimbisakira biraba bibi ariko zahano uzi ko hangara narebye waherekana uvuga ubugambwe nabwo tuziranye urinda ahubwo urinda ndinde urazi kumenya icyo ndicyo aka kanya nibwo wibagiwe yuko twararanye urarana nawe umva ramubwire hani wanje wait hani wanje namwe uvugira hejuru wavuze nakuretse warendagiye okay niba utanyubashye ubaha madamu wanje uvugira hasi mu hasi ndamuzi se oya gira ibyo ukina nabyo tonde ahubwo gukina nandi bare 1 2 3 washyize ikintu cyanjye cyose hasi bare 1 2 3 nanjye wanyishyuye yanjye wereza amabyi yawe utware okay ubu ubusabwa uri kuvuga ni bungahe ubusabwa se wanyishyuye nge ngo nishyuye none se bira wogira icyo ukora ibyo wari utwaye umva madame wait niba ari umugabo wawe niba ari ibiki ntabwo mbizi iyi niba ari n'inda yabona ibyo ntabyo nzi ntabwo itonde gato itonde gato utangwaraho gato kidogo bakwemeza inda ya ninde ntabwo mbizi inda ya ninde umuntu si yiko ndi kuyibara hano ngaho nge ndabizi namwe mwasaza ongera subiremo nyishura ibyanjye guhereza amabyawe utware amaki amabyi hano urahazi sinaharaye naharaye ntitwara abanye iki ni igiki iki ni igiki cyageze iwawe kunzi neza kunzi neza ubu urabona ubakana ni kuri kumva none se urambwira twararanye ijoro ryose yegera tuzi nongere no kunamutunga urutoki dako okay mbare kandi biraba bibi nakwihanganiye bare 1 2 3 ikintu cyitwa cyane cyose washyize hano hasi ubusabwa niba ari ubusabwa umbwire muhereze ugende niba muri n'abasabiriza uba waje kuza guteka imitwe y'abantu gwe waciye kadogo ninda ukinguriye wo wararanye nande ibyo twakoze nabyo byose byose bivuge shuni byandi byose bivuge itonde
sho ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo kwa kundi usa nagusabye ngo uyu muntu ntago mushaka mu rugo rwawe. Okay, reka nze nuza ari hehe kadoga za musohore. Wibeshye wongera umuze izo ko mbasanganye si we wamusohoye. Wibeshye. Ureshye wongera umuze izo njaba zawe zinoke. Urashya hasi no. Twarangije ryose wanishyuye. Wanyishyuye. Wararanye nande? Nande zingo zigeze hone. Nyine ubwo gende kwibaza waciye he? Nenda gushinguriye. Urashya hasi no shira hasi. Okubundi genda kwihanganiye cyose. Kanza none umwereke ko ibintu byose bishoboka. Okay, bandumeneze. Amoni giye nakahereye. So, ibyo wikora byose kuri buyi. Dekura we. Dekura. Baho. Dekura. Ndava. Okay, twitwarega. Okay, ngomereze. Ariko muri barubanda. Urahita ugishura ibyanjye. Okay. So, none ubu ngubu bagezeho ingingo ikomeye. Mereza amafaranga yo nago nirirwa nkusaka nyine bwiza. Wamaye amafaranga yawe. Uko wanahisha n'ahandi hantu ushobora kugera jya vuba. Hari amafaranga wamaye. Gira vuba. Musake se. Akunuza nitera bwa. Ave nikorere. Gira vuba. Kumvikana. Gira vuba. Uri kumfatira umwanya gira vuba. Genda umugore wawe. Uri gucura shere wanjye nuka gira vuba mereza. Akigira vuba. Uri suri gusaka nayi iki? Gira vuba. Aho bite biki? Ndakoramo ku ngufu gira vuba mereza. Igitekerezo kabiri gira vuba. Gira vuba man. Nini kuvanga ukagira vuba. Sindi gira vuba. Chikoze ndo. Gira vuba man. Gira vuba. Zana mereza neza wishimye, wumve wishimye mereza. None se yajya kutayanyishyuye. Ariko rubanda muri yajya kutayishyuye. Wari yatwaye yishyura byanjye. Uri gusunika yishyura byanjye ntabwo mva hano. Ntabwo mva utamwishyura. Kamwereka none ko ibintu byose bishoboka. Ntabwo mva utamwishyuye byanjye yishyura. Yishyura amafaranga yanjye. Njye ntabwo narari iwawe ubusa. Yishyura byanjye. Ariko mana yanjye abagabo b'iyi minsi koko tuzabageze gute? Nsobanurira urumva ufite ikintu cyo kumbwira aka kanya wirengagije amagambo nasize nganira nawe n'ubworo wajya kugenda gushungera mu biranunguye pe nukuri subizi neza uko kuri kumbona ukabona so gane bunageri yanjye nawe urabizi neza ahubwo ndibaza yagize abati inkweto ikofu yagize mu mufuka kunyanyibye ntago none se rekamubaza ninde nande wagira urufunguzo rwo kuri gate nitwibwe aho so njye nawe ariko twibaza ko ari umuntu ushaka kuba wamukinga kuma suzi ko abakobwa nese nyine kubizi ko ari wowe nanjye tugira urufunguzo rwa gate yageze hano rero ukuntu ibintu byatangiye araha nimugoroba aranasohokeye ariko uriya mukobwa nakomeje kuhamubona hari ari kuhanywera yashatse kuza kuri tebo yacu turabyanga gikumva ahubwo wasanga ariko ari ukuntu nyine njye twakomeze ko nyibwira ngo yego nakwishimiye nyine ndi gukurura ubwenge ahantu nari nasohokeye n'umushiti wanjye urabizi ko nari nakubwiye ko ndi busohoke wa mushiti wanjye yakomeje nyine ku yashatse kuza deja kwicara kuri tebo yacu kare turanga ariko nkabona ameze nk'umuntu ufite gahunda umuntu ufite ikigahunda ukuntu umeze nyine afite nk'ikintu ari gutagetinga sho wijya mu bintu byinshi nshaka kumenya yageze mu rugo rwanjye gute nabyo nzi pe sigaye mva mu rugo kinjiza nari nanyweye pe kandi ntago nakubesha urabizi ariko ntago mbizi kandi urabizi neza ntago nakora iryo kosa urabizi respect moi urabizi ndamenye kuko tubiganire ariko se sheri ngaho mbabarira mbwira ibi bintu ni ibiki musanze mu koko kubizi neza ko nimugoroba nagenge nawe tuganiriye aka kanya birenzeho ndabizi ikiganiro twari twajyanye nimugoroba gusa
nanjye so navuga ntabwo ni ibintu nyine byabaye ntabwo nari mbigambiriye nisanze igihe byabaye ko mbona se kubivuga bikoroheye birakomeye ariko nyine ko nabikubwiye twasohotse na wa mushiti wanjye nyine wari ubizi ko turi busohokane uyu munsi twasohokanye tugerayo uriya mukobwa ubonye ni umushiti nyine wa mujamu wanjye twasohokanye amutumira turasangira gusa nyine nubwo twasangiye byabaye ngombwa ko dutahana hano ariko ikosa naryemeye kuko kumuzana mu rugo rwacu utabizi nawe urabyumva ni ikosa ariko nta kintu kigize kiba kindi wenda kijyanye n'ibindi uri gutekereza ntazi gusa nta kindi kintu cyabaye urumva ko binyumvisha byoroshye biragoye ese uragira ngo bibe nka bya bintu wa mugani bajya baca mu mugabo n'umwana wundi urajya nanjye mufate muri iyo side cyo nagiye mu bintu byinshi ndasaba imbabazi nakoze ikosa usaba imbabazi biroroha kuki utabitekereje ko biri bungore nimbyisangamo ese showe ntago byakubaho se noneho nanjye nzakwishyure turi guhangana se ntago mvuze ngo uzanyishyure ntago turi mu mwanya wo guseka please base ndire kugira ngo mbabare urize se ejo kongera ntago nakongera gusubirira ariko nyine ntugire ibintu byinshi utekereza kuko nta kintu cyabaye ahubwo nuko nyine twatashye tugakomeza tukinywera hano tukanywa bisanzwe wamujamaza kugenda rero ko twakomeje kunywa byarangiye nsinze rwose ariko nta kintu kigize kiba kuko n'ubundi nabyutse nzarangiramye muri salo nta kintu kinibaza ko nta kintu kindi cyabaye kuba watinyutse kumuzana ukamwinjiza iwanjye niyo mwaba mwagarukiye muri salo ejo muzinjira mu cyumba wapi mbabarira basi nakumbabarira se ntabwo nzongera basi sibyo nzongera nkwizere gute okay ngaho mpe impamvu iri butume nkwizera ku buryo nzajya mba nzi ko nimba ndi mu kazi nzajya numva ndi safe impamvu ya mbere igiye gutuma unyizera n'ubundi ukunda umugabo wawe kandi ukaba unkunda ibyo se wagiye kubikora wibagiye ko ndi umugore wawe okay basi ciye ugufi tukusaba imbabazi basi ntabwo nzongera trust me ntabwo nzongera basi mbabazi sibyo basi mbabazi nsaba imbabazi I'm sorry for the things I said I never meant to break you the way ngansezeranya kutazongera okay I promise ntabwo nzongera in the distance of the bridges I hear calling out through the smoke kiri n'umwanya shaka umura ntabwo nzongera ni ukuri and I hope